bifurije igitondo cyiza mwese mwahisemo Contact FM muratwumvira kuri 89.7 no kuri internet kuri wa eshatu @contactrwanda.com nkuko bisanzwe kuwa gatanu ku isaha nk'ingiyi n'umwanya bivugwa mu bitangazamakuru biba bigezweho muri studio za Contact FM ndi kumwe na Dona Iyamuremye ndi kumwe na Ryan Imanzi nanjye nditukamwonera Leonard Mwaramutse twaramutse neza rwose turakwiboneye nabasuje ariko simbakoze mu ntoki twahiswemo kandi twabyishimiye none turanakwiboneye nambonye ko nahageze twakwiboneye ko wahiswemo tukabibonera ndabona mufite swaga kabisa nk'abantu bitegura batangiye kwinjira muri weekend ndabona mufite swaga kabisa ubu ni ngombwa na pompage zakozwe ibituza biri hanze turi tayari mbese ni vendredi tuvuye kuri jeudi muvuye kuri jeudi mugeze kuri vendredi tugeze mu gihe cyo guha agaciro umunyarwandakazi guha agaciro umunyarwandakazi aragahora ariko ni kubizi kukamusubiza se cyangwa kugashimangira ahubwo nge muha agaciro mwebwe ibyo mukora ntabyo nzi ukamuhaye ubu wowe ufite akamukuru njyewe akamuha vendredi nyine atangira kukamuha neza jeudi twebwe twakamuhaye imbere mwe mukamuha muri teori niyo problem amagambo gusa nge muri weekend nkamuha muri pratique voilà nari nakamenye icyo washatse kugaragaza nta na kimwe nshaka kugaragaza mama we ntacyo utavuze ibyo bikorwa ntabwo ushatse kuvuga ko umuha agaciro muri weekend ibikorwa byubaka ibyo bikorwa biha umunyarwanda kaza agaciro kabisa nibyo tuhise tureba mu makuru avugwa mu bitangazamakuru hamaze iminsi havugwa igitaramo cy'imideri no kumurika imideri n'umuziki giteganije kuri wa gatanu ku itariki ya 10 no wa gatanu ku tariki ya 10 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka kizagenda gute ni igitaramo kizabera muri Classic Hotel ariko sindimo ndabamamaza ariko ni igitaramo cyateguwe cyo kumurika imideri n'umuziki imideri ibyo byose abantu batarabimenya ariko imideri buriya Dona arabizi Donabizi cyane atazi ibyo yamenye iki Donakurikira atazi ibyo yamenye mideri defile de mode ariko ubundi nubwo iki gitaramo giteguwe ni byiza ko giteguye kugira ngo bamurike imideri banagaragaza sector cyane ariko ubundi turebye muri rusange sector y'imideri mu Rwanda ubu ngubu ihagaze Ryan ubibona ute ntahe hagaze iricaye iricaye rwose nitubeshyanye wowe uzitegereza abanyarwanda uzasanga abanyarwanda atari abantu batinda cyane ku buryo bambara byaba byiza babitinzeho byaba byiza tugize nk'ikintu cy'umwihariko wundi utari kumbwira ngo imishanana n'ibindi byose hari ibindi bihugu ubona kabisa ikintu cyitwa ibingibi byo bita mu kinyarwanda n'ibintu bisekeje cyane iryo jambo ngo imideri riransetsa cyane kuko urumva ni modeli bashize mu bwinshi ahari bagerageje gushaka ikinyarwanda ni ijambo ry'iritirano buriya ijambo model babyita imideri ariko hari abantu bamwe na bamwe bagiye bagerageza kugira ibyo bakora tuzi ko hari abantu nka ba Dadido Maximo n'abandi bagerageje kugira icyo bakora ariko urebye mu bindi bihugu intera byafashe mu bihugu bizwiho kuba bikurikira cyane ibya mode cyangwa se fashion ahandi hose urebye no muri Afrique de l'Ouest tutavuye ku mugabane wa Afrika iburengerazuba bwa Afrika muri za Senegal na za Kenya ibintu bikataje cyane kandi noneho ni ibintu bya Kinyafrika ukabona ari ibintu byiza cyane za Senegal unyeruke muri Ghana Nigeria bira bihugu byose yewe ugarnye no mu munini n'iburasirazuba ukayiganaza muri za Ethiopia n'iki nabo bafite umwihariko wabo niyo bagiye badevelopa bagafata umuco wabo uko basanzwe bambara bya gakondo noneho bakabikoramo imyenda igezweho y'ubu y'iki gihe muri iki gihe hari abantu hari amagence atangiye kubikora ubona ari ibintu byiza cyane niko ntibuka neza ukuntu izo agence zitwa nayo kubakorera ka publicité hano ariko barahari bari kugerageza kugira ibyo bakora no ni byiza ariko biracyari hasi ugereranyije n'ahandi hantu cyangwa mu Rwanda biterwa nuko hari bashaka guha agaciro cyane wenda imyambarire kinyarwanda se oya burya abanyarwanda reka nkubwira ibintu byatwihishe kwambara kurya no vangu imitekere
turya mu bwinshi ariko ntabwo turya karite turya ngo quantity. tubeho si turya kugira ngo duhaje bamwe na bamwe muri twe babereyeho kurya hari abandi barya kugira ngo babeho unyibukije ka gapiburise kahangaha ngo wiberaho kurya ngo ujya kugira ngo ubeho aka kantu karangiza ni akantu keza cyane kavuye mu gifaransa mu gitabo cyitwa Lavar cy'umugabo witwa Molière umugabo wari uzwi cyane mu Bufaransa kwandika ibintu by'ibitabo by'ubwenge cyane yanditse na Rosine harya voilà muri iyo ntuza muri iyo Lavar de Molière avuga ngo il faut manger pour vivre et non vivre pour manger ubeho kugira ngo urye ntubereho kurya hari abantu ariko muri iki gihe uzasirikire mu Rwanda urebe muri za buffet na zaki icyo bakugurisha ntabwo ari karite necessairement bakugurisha quantity ukagenda ugasanga umuntu koko aragiye yariyaruriye ashyizeho umusozi ukibaza ngo ntazongera kurya mu buzima bwe yarangiza akongera akagaruka agafata ibindi ugasanga rero nibyo nashaka kuvuga wenda nsimbuke kuri ibyo by'imirire aho uzasanga ahandi bafite icyo bita art culinaire n'imitekere yabo bifatwa nk'ubuhanzi birimo ubuhanga urumva ugasanga koko bakoresha ibirungo se bagerageza gukoresha creativity kugira ngo bakore ibintu burya bivinda imwe bifite isuku bifite swaga no muri ntuza voilà tugenekereje mu kijene bifite swaga ariko ikintu gitangaje noneho kuri icyo gitaramo kuko nubwo bwose nirazaga i Nyanza kandi ndi umunyakigali yego icyo gitaramo ikintu gitangaje ni ko hari umugabo w'umugande uzakizamo niwe mu by'ukuri uzibandwaho muri icyo gitaramo igitangaje rero ni ko ngo uyu mugande ngo ashobora kudodera umwenda cyane cyane by'umwihariko abagore nanjye kuvuga igitsina gore ariko si kimwe se buri oya ni kimwe ariko cyumvikana ukundi ariko impamvu uvuze abagore cyangwa uvuze igitsina gore wabuzanyemo n'umwana w'umukobwa ukiri mutoya ariko uvuze abagore ngira ngo wabuze ikibazo ahubwo niko muri iki gihe tugezemo abantu minds zabo zarayobye ku buryo iyo uvuze igitsina gore ntibabona umugore wose wuzuye babona igipande cy'umubiri we gusa niyo mpamvu nari nirinze kuvuga gutyo mu byubahiro byabo kubera ko nababwiye ko uyu munsi mbaha agaciro kandi iyi ntebe maze kubona ko ishobora kubona umushyitsi noneho rero uwo mudozi rero w'iyo mideli tuvuga igitangaje ngo aza kuri stage cyangwa se kuri podium aho ngaho afite apnuza ye afite imashini yo kudoda akaza akagupima agafata umwenda rwose agakata akadoda mu minota ine ikanzu akahita yikwambika ukahita unadefira iminota ine ubwo ni ukubara amasegonda 60 agakupa kane mu gihe wowe ujyana umwenda ku mudozi akazamara ibyumweru 3 atarawuguha yajya kuwuguha ugasanga yaranabyishe si byo washakaga urahoreho kadi Ryan uyu muntu twakiriye uyu munyamideli twakiriye ndabona yarinjye dari kumedeli rwose w'abahindari noneho uwo mugande none ndenkare kadi we mu minota 3 yaba yabirangije kubera iki kubera bwinshi bwawe n'ubu kadi nka gutya yagize urabona iyo afata akantu gasa n'akaga uyu munsi ndashaka kuguha agaciro kakora agaciro ndakeguriwe kuko usanganwe ndongeraho ndashyiraho akarusho ni weekend kabisa wari wavuze ngo uragatanga muri weekend ubwo ugatangiye uyu munsi niko bimeze customer care asereho kadi ko agaciro umuntu akiha koko uremera gahawe ariko umuntu arakiha akongererwa n'akandi ariko abanyarwanda ntimukansetse rwose wa mugani wa mugabo abanyarwanda ntimukansetse rwose agaciro mutangiye kukavuga ryari agaciro mutangiye kukavuga ryari ntimwakavugaga ariko yambwira mwatangiye kukavuga ryari agaciro abanyarwanda baragasanga ahubwo kahawe imbaraga cyane n'ijambo karasanzwe mu gihe cy'abami kari gaharaga yarakabahaye nibwo mutangiye kukavuga agaciro kasanzwe no mu gihe cy'abami kari gahari gafite origine mu gihe cy'abami ariko kari agaciro kakandi gatandukanye n'akubu reka uze winyuremo gabanya umuvuduko birabujijwe ikintu cyonyine cyemerewe umuvuduko muri iki gihugu ni interineti
n'imodoka za ambulance oya wowe oya agaciro kavuye mu bami ayitonde keretse niba ari umwami Yesu aya nashaka agaciro ni ikintu n'ubundi umuntu agomba kwiha ariko ni ikintu n'undi ashobora kuguha reka niba wihaye agaciro nanjye nzaguha agaciro niba wisuzugura nzagusuzugura da kandi ntuzandenganye nari ngiye kwibariza Leokadi ukuntu abona abakobwa b'iki gihe mu bintu by'imideri abona bihagaze agatanga ikigereranyo cy'ukuntu abona ubu ngubu bimeze ikigereranyo ubona n'ibisiga twa rabero ariko buriya ntibijyana na ryari no mu gihe cy'abami tuvuge njya numva ko ngo mu gihe cya kera imideri yari iriho ni uduhu babikingagaho imbere tugaharya n'inshunda imbere ya he imbere y'amategeko imbere ubwo rero nsigaye mbona ubu ngubu abantu bambara nsigaye mbona abantu bambara bakikwiza ariko ni bamwe da usibye ko hari n'abandi bashaka gusubira hari muri icyo gihe nyine bambara utuntu tumeze nk'aho ari utwo duhu tw'icyo gihe bashaka gusubira mu gihe ariko kujyanisha byo nyine ejo bundi mvugana n'umunyamideri yambwiraga ko ngo kwa kundi umuntu wenda yambaraga murabona nambaye nk'akenda k'ubururu hejuru hasi ukambara nk'urukweto rw'ubururu n'amaherena y'ubururu ngo ibyo bintu ntibikigezweho kigezweho ni hagezweho iki ubu ngubu ariko twatakaye hagezweho mushobora kuba mwarasigajwe inyuma n'amateka ikigezweho ubu ngubu twasigajwe inyuma n'amatiku ni uko umuntu yambara apana wowe njyewe sindimo ubu ngubu ni uko umuntu yambara ukambara ibintu by'amabara menshi ariko bigezweho amabara nk'angahe ubwo iyo bivuze menshi ni ukuba akaba arenze abiri mwebwe ntabwo muzi akantu nashatse kubaza Leokadi akantu yavuze ngo abantu b'iki gihe ngo bari kwambara ngo bagashaka ngo gusubiza ngo muri wa muco ngo wa kera yari yatanye avuga ngo bambaraga ngo utuntu ngo duhisha ngo imbere ariko aravuga ngo abantu ngo b'iki gihe ngo bari kwambara ngo basubira muri wa muco twavuyemo aha mu gihe cyashize wo guhagarara imbere y'amategeko nabyirinze kugira ntamugusha mu mutego none icyo bishatse kuvuga aho ngaho si uko ubwo umuco wari waratakaye nawe ugenda usubizwa ariko n'ubundi urabyumva neza muri iki gihe baratubwira bati umuco mwari mwaratakaje mugomba kuwugarura ngira ngo wenda nabyo ubanza birimo none se kera niwo wari umuco hari uruhu rurerure rwabagaho abantu zinkoresha ibyaha nibura zinkoresha ibyaha nibyo n'igihe mba ndi no mu rusengero nkabona abantu rwose baje bambaye na mini ukibagirwa umwami ukibanda ku mwami tubyenye ko mba nagiye mu mwuka nkibaza abantu umuntu udafashijwe n'umwuka abantu baramuyobya uzibera umusiramu rwose barabikemuye ariko ni abantu b'abagabo uko baba batandukanya burya buri igitsina gore kiba kiri hariya igitsina gabo usibye no kubatandukanya baba bambaye bikwije ku buryo n'ibyo byose ubona nkawe utabibona ariko ushobora kuba ugenda unahengereza nakurahiye ese Leokadina wowe urebera hafi ntabwo waba warigeze umubona arunguruka oya ntabyo ndabona kubera ko yavuze ko abibona mu rusengero kandi ntituba twajyanye ntabwo ngenda mpengereza ahubwo nuko ibintu biri ku mugaragaro bigaragarira buri wese ni ngombwa mu rusengero byo wenda n'indi disikisiyo ariko nabyo ubwo tubivuze reka tubigarukeho hari igihe abantu bajya gusenga ukibaze se uyu agiye mu birori agiye muri soirée agiye gusenga imana kuko agukura mu mwuka da agukujyana mu cyuka nibyo hari ukuntu usanga hari ikibazo cyo kuba hari ubwo yenda navuga ko ari igihe umuntu atamenya aho agiye niba ugiye mu rusengero hari uburyo ugomba kwambara niba ugiye muri soirée hari uburyo wambara ubwo rero iyo ugiye muri douche hari uburyo utambara birumvikana abantu hari ababyitiranya ubwo rero ibyo bintu byo kutamenya aho umuntu agiye nibyo bituma Leonard rwose agira akava mu mwuka umwami akasa n'umwibagiwe agakiza kakarambika niyo mpamvu buriya umuntu ari mu rusengero umwami
abagarutse agasanga agakiza bakarambitse yaraje yisubirira rwose yamuzi. ubwo rero uwo mugabo rero ngo tumugarutseho gatoya w'umunyamideli nyine w'umugande bazajye kumureba aho ngaho kuri Classic Hotel. Sinzi ko ari byo ariko niko abyemeza kandi ariko banamukozeho inkuru kuri televiziyo y'abashinwa ya CCTV cyangwa se ibintu nk'ibyo bamukozeho inkuru rwose ko umuntu atangaje cyane mu minota ine abarangije ikanzu yawe arangije umudeli nanjye uzi ko nshobora kujya kureba uwo muntu ntuvuge ngo uzajye kuko biri uyu munsi ndaza gutahira ariko yenda tukiri kuri ibyo bintu by'imideli ntekereza ko muri iki gihe uko bimeze nta ntera yari yaterwa ku buryo bizwi abantu babizi. ntekereza ko abenshi nabo mu mujyi nibo bazi ibyo bintu by'imideli uko bigenda ariko tugiye hariya hirya mu cyaro gato dusohotse umujyi ukavuga ngo umudeli ni iki muri iki gihe byakugora kumva icyo bivuze. ntibyanakugora wasanga nta n'ubizi si na ngombwa ko banabimenya bifite ibindi babibabujije niko tubivuga gutya nubwo twaje tuhahunga ku isi yose niko bimeze. twamutse Nyabarongo tuzasubirayo barashe sitarudiya pare mu cyaro sawa ku isi yose niko bimeze. ujye no muri Amerika mu cyaro ntabwo ibyo by'imideli ari byo bibashishikaje. ujye mu Bufaransa hazwi ko bakunda ibintu by'imideli cyane wasanga no mu giturage ibyo atari byo bibashishikaje. ugiye mu Butaliyani nabo bazwiho cyane ko bakurikira cyane bari mu bantu bari kwisonga mu bintu bya fashion. wasanga mu giturage ntacyo bibabwiye. erega hari ibintu mu cyaro niba umuntu abyuka akajya kwihingira mu murima we cyangwa akajya kwahirira inka ze yambaye ibirenge yambaye bote ntabwo uzamubwizanaho ngo ibintu by'imideli n'iki we ibintu bya paranse n'ibintu by'abanyamugi n'ibintu by'abanyamugi byo kubeshyanya kubera ko niko twabaye. nta nubwo bikeneye mu cyaro ubundi se bikenerwa mu cyaro ko bagira imideli ngo bimare iki. none mu mujyi mu cyaro baba bafite ibintu by'umwimerere ni ruwaziri ni ibintu nyine byo kwinezeza byo kujyana n'igihe kujyana n'iterambere. ariko ubundi ikintu cya creativity nuvuga ngo ubundi byaba byiza umuntu yifitiye umwihariko we burya uko uburyo wambara uburyo uhitamo ibyo wambara bigaragaza personality yawe cyangwa se nibura icyo ushaka kugaragariza isi. ntabwo ari ikintu kibi. abanyamugi rero kwa ko aribo bafite access kuri ibyo bintu wenda kuko ari ubwo buzima tubayeho hari n'uburyo ushaka kwigaragaza muri societe. usanga ngiye biranshimisha cyane iyo mbona umuntu ufite umwihariko we sinkubone ariko mu byanganire uko ngiye kubivuga bishobora kuba kurasa bamwe muri mwebwe ugasanga umeze nk'umufonctionnaire kandi utari we. nsanze utari nje ari wowe nta kibazo byihakana ubwo usigaye bazareba YouTube dore amashusho bari kurafata mu gifaransa bavuga ngo qui s'excuse s'accuse. ntabwo ari byanze byo mu kinyarwanda ngo uteye ibuye mu mbwa ngo ibimotse abariyo. Leonard kandi we afite amaterasi y'indinganire ku mutwe we ntaribi kabisa umujyi yawugezemo. ntiwumva ko yajaje hano mwese kabisa ibintu bya modeli ndabona abantu bose babikozeho rwose. oyange nkubwiza ukuri nge ndi manfutiste uri aho ngaho kwambara ni kwa kari necessity ari ngombwa nabundi ndetse ngiye mu kazi kuko njya mu kazi imbere y'abantu n'abagabo b'amakamera naho ntibaboroheye umuntu kabisa. reka mfe kugerageza nisuganye ndeba akarungo hano ka tayari nkisige naho ubundi nta kintu bimbwiye na gato pe. ukivuga kuri icyo kintu cy'umwihariko wa buri wese yenda ndagira ngo ngaruke n'ubundi kuri icyo kintu cy'imyambarire. biragoye umwihariko tuvuge mu muco nyarwanda ntago tuba dushaka kuba mu buzima bwacu gute. ahangaha ndashingira ko bya bindi bya mini Leonard yavugaga nshobora kwigerera ahantu hari nko kuri temperature ya 0 yo kuri 0 kuri degree ya 0 ugasanga umuntu
yambaye mini cyangwa yambaye abakobwa cyane cyane umuhungu ugasanga yambaye mini temperatire yavuye yambaye mini ukonje rwose ari musaza cyangwa ariko udusobanure neza aho hantu utemera Aho hantu. abahungu nabo bagira gutya anabihuze na temperatire aho ngaho ndahategereje kabisa iyo temperatire niba ahantu mini zambarwa ariho hashyuha oya ngenegeje ko temperatire iza kuzamurwa n'izo mini okay nari ngiye kuhagera rero gera ku ngingo ubwo ingingo rero iteye itya icyo nshaka kugaragaza n'uburyo ki umwihariko abantu rimwe na rimwe tuba twibera mu buzima bw'ahandi tuvuge niba ahantu hakonja ugasanga nyamukobwa yambaye ibitugu birarangaye yambaye mini jipe ni ahantu hakonje urumva resistance y'iyo mbeho rumva icyo ashaka ni ikintu kugaragara neza cyangwa se n'undi muntu yaba yarabonye usibye no kuba wenda yaba ari ahantu hakonja umuntu mu hakonja by'ukuri ntabwo ari mu buzima bwe yenda n'undi ni umusitari yabonye ameze wenda ni bwo gutyo buzima. ashobora kuba wenda ari nibyo byamunyuze ashobora kuba ari byo yikundira ariko usibye no kuba ngo wenda ngo ari ahantu hakonja cyangwa iki nutembera muri Kigali nijoro uzasanga abantu benshi bazaba bambaye udusengeri kandi ni nijoro ku manywa wenda yiriwe yambaye Kigali ishati harashyuha. cyangwa yiriwe yambaye nk'uku nguku nambaye ariko nijoro akayaga gatangiye kuza ngira ngo nimugoroba imbeho nibwo ibitangiye kuza ariko ukabona ahubwo abantu nibwo bari kwambara amasengeri ariko ibyo bisubira kuri biriya twahoze tuvuga kumenya kwambarira circonstance ibyo ugiyemo ni ukuvuga ngo rero niba abantu bagiye mu myidagaduro ntabwo nabarenganyiriza ko biyambariye uko nguko kuyisanzuye mu myumvire yabo kuko buriya nta muntu bari bakubitira kwambara mini uko mbitekereza niba yambaye hari impamvu ze wenda yanabibonye reka kubonera ibintu ku bandi ntabwo ari cyo kibazo nanjye ushobora kwambara ishapo kubera ko nayibonanye umuntu w'umusitari nkavuga ngo usike imubere reka nanjye ngerageze ndebe ushobora kubona umuntu yambaye antisore nkavuga uyu mutipe kabisa ni dobandi nanjye ngiye gutereka ubwanwa nambariye nkazambara nijoro nkajya no muri filime ubundi ikibazo kibaho ikibazo kibaho ni ukutamenya ibyo umuntu agiye gukora ukavuga ngo niba ngiye ku kazi hari imyenda ngomba kwambara niba ngiye mu rusengero hari imyenda ngomba kwambara niba ngiye muri siporo hari imyenda ngomba kwambara niba ngiye kurya ubuzima kunywa agacupa cyangwa no mu kabyiniro hari imyenda ugomba kwambara ariko biratangaje kubona nk'imyenda wakambaye wenda ugiye ku mazi ukabona umuntu yayijyanye ku kazi cyangwa yayijyanye ku rusengero icyo nicyo kibabaje reka tubaze rokadati byitangwa iki wowe wavutse hafi y'amazi harya nahavuye kera ntarabimenya warahunze icyo nicyo kibabaje naho uko umuntu yakwambara wenda bitewe n'aho agiye nge ntekereza ko nta kibazo cyaba kirimo ahubwo nuko abantu adashobora kumenya ngo ngiye ahangaha ndambara gutya ngiye ahangaha ndambara gutya kuko se umuntu ajya mu bukwe njya mbibona nko ku bantu b'abagabo wenda agashyiramo ishati nziza akambara n'ikote urumva wenda umukobwa akaba agiye mu bukwe akambara ikanzu igaragara neza kubera ko azi ko nyine ni ibirori yes ntabwo yagenda yambaye wenda bucikopa agiye mu bukwe ntabwo byashoboka uti bucikopa kuri bamwe muri twe tudasobanukiwe niyo terme tekinike wadusobanurira bucikopa ishinzwe iki reka dushushanyirize igerekezo njye ntabyo nzi leonard ngira ngo kubera ko yasetse cyane we arabizi ntabwo nanjye nabyiniye nayo ngiye guhita ahubwo njye mvuga ngo ni mucikopa mu bintu by'imideli rero abantu burya icyo mbona ni uko abantu bagakwiye kumenya ngo nambara bitewe n'aho ngiye circonstance yes ariko iyo bucikopa kabisa ngiye kuyigugaringa urayiguguringa oya ariko nibyo gusa rero ubwo twaje kuri kesi y'abanyarwanda n'imideli turayiva imuzinge reka tuyive imuzingo rwose mu myambarire biba byiza kumenya ibikubereye wowe bitewe n'uko uteye uko umubiri wawe uteye imyaka ufite nataye noneho na circonstance y'ibyo ugiyemo
birababaje cyane kubona abantu bamwe namwe bambara mini batakagombye kuzambara kuko hari ibintu bitari sympathique na gato baberekana biba bikeneye kuba umwihariko wabo kabisa burya hari ibintu bigomba kuba sinzi kunabere kugumya bihishe bikaguma ari sacré kagoma gapfundikiye kuko ntibiri sympathique ntuzabone wowe bahoze bavuga muri breakfast show abantu bafite imyaka 40 irenga gusoka kwabo niki nta ribi ariko none ukabona niba yabonye imyenda kuri Rokadi aregeranya afite uko Imana yamwihereye amata n'ubuki none wowe ufite ibintu bitari sympathique urashaka kwambara nkawe hari ibintu hari binyenyanza kandi turi Kigali bava bihishe n'umwihariko wawe burya ufo kumenya aho uri ukungana aho ugiye ibijyanye n'urugero na taya kandi nyamara nubwo mbivuga biseke nsega gutyo nanjye nabyivugaho kubera ko kera nyirakaje naga sportif ariko byarahindutse undi umupapa nta gihe mfite cy'ibyo ngibyo nuvuga ngo hari imyambarire ngomba kugira hari ibintu ngomba kwambara bikampesha icyubahiro bikanahisha ibyo bintu bitari ngombwa kugaragariza isi ni ikiganiro cy'ibivugwa mu bitangazamakuru na analyse z'ubwenge kandi zifasha ariko ibintu byose nta na kimwe cyavuzwe mu bitangazamakuru niyo mpamvu nshyizemo analyse z'ubwenge kandi zifasha twahereye kuri icyo kintu wenda cyo muganda hamwe n'ibyo rero reka dufate akaruko gatoya dusubikira abadutumye tunakorere n'amafaranga noneho turagaruka dukomeza n'izindi nkuru twateguye ni nyinshi cyane ziraza kuba na Rokada dufite inkuru nziza nyinshi ntibajye kure ikiganiro cy'ibivugwa mu itangazamakuru kuri Contact FM mukigezweho ku bufatanye na Fly Dubai. Fata ikirere werekeza i Dubai ku madolari 399 y'amanyamerika gusa. Sura urubuga flydubai.com cyangwa se agence de voyage ikwegereye. nyuma y'umwanya muto yadutumikira badutumye turagarutse n'umwanya w'amakuru agezweho avuga mu itangazamakuru yuzuyemo na analyse z'ubwenge. Tugarutse turi nkuko twari tumeze nta wahindutse nta wagiye nta nundi winjiyemo kandi tugarukanya swaga turacyambaye kwa kundi twaberewe nkuko mubibona twakenyereye kubagezaho byinshi uyu munsi kandi nkuko babibona nkuko babyumva aho ngo wavuze ngo banyumva kuri televiziyo ngo bakambona kuri radio hari abanyamakuru hano bishimiye ko televiziyo itahise itangira urugero nta rugero nditanga njye ahagaragara ntagiye kera kubusa ariko ni handi yanyu YouTube irabashyira ku karubanda ibavamo kabisa. Muri weekend haba hagiye kubaho amakuru menshi y'imikino ndetse hari abakunda shampiyona z'u Rwanda hari n'abakunda za Champions League iyo ni imikino yo hanze y'u Rwanda hari n'abakunda za UEFA League haza kubivanga hanyuma ku nkuru y'ikibazo abubwira hano nta kibazo byo mbwiye ngo byitwa ngo iki za Bundesliga kuri IT nibwo nari kuzimira ariko kuri ibi nabyo nazimiramo gake ariko ku mideri wari wataka ahangaha ku nkuru y'imikino umuyobozi wa Ferwafa yitwa Nzamwita Vincent de Gaulle nawe ngari ku rutonde rw'abasaba gahimbaza musyi ubundi gasanzwe kemerewe abakinnyi. C'est vrai yatsinze bingahe? Ni umukino wahuzaga ikipe y'u Rwanda na Congo Brazzaville ngabakinnyi bari bemerewe gahimbaza musyi. Ariko noneho ngo n'abayobozi wakoze urutonde rw'abantu bagomba guhabwa aya mafaranga gahimbaza musyi muri Ferwafa abakinnyi ahita afata Nzamwita Vincent de Gaulle aza ku rutonde rwa mbere rw'abantu bashaka gahimbaza musyi kangana n'amadolari y'Amerika 3,000. Ayo yose. Wow. Kandi ubundi aba bantu ngo equipe technique aba bantu ngo usibye equipe technique aba bayobozi baherekeje equipe ngo nta gahimbaza musyi bahabwa kuko bahawe mission y'urugendo aya mafaranga y'abakinnyi baba bagomba kuyabonaho. Ni inkuru rero iri kugenda ica ibintu mu bitangazamakuru ya sport. Ndumva nabibonye mbona niba rwangira ngo ibarwa nyine iri mu rutonde n'amakonte yabo n'udafite konte. Ariko nekereza yuko hari umuntu ari umuyobozi ubwo icyo yitwaza
nuko avuga ati njyewe najyanye ikipe irangije iratsinda ku gahimbazamusyi rero bagomba guhabwa nanjye ngomba kubonaho nk'umuntu wari uyoboye ikipe ariko ni ibintu byubahirije bikorwa mu buryo bwubahirije amategeko bifite n'imirongo ngenderwaho ntabwo ari byo kuvuga ngo uyu munsi ubwo twatsinze hari bireke kuba nka cya gihe cyari gisanzwe uyu munsi barayaduha ni ibintu biba bizwi kandi none se n'ubwa mbere ikipe y'igihugu yabisohotse none se hari ikintu uvuze numva ntabwo ntumvise neza ndagusubiramo rwose ni gute umukinnyi abona agahimbazamusyi umutoza cyangwa umuyobozi we ntakabone cyangwa yenda arashaka kisumbuye kuko yajyaga abona bimeze ariko umuyobozi wa Ferwafa ntabwo ari we utoza ikipe ngira ngo wenda ni ukubera ko yari yabaherekeje barangiza bagatsinda keretse niba hari ibindi bintu yakoze bituma batsinda yari yaherekeje ikipe Donati aho hantu wari uvuze uti kubera iki umukinnyi aba yahabwa ishimwe umuyobozi ntahabwa ishimwe umukinnyi ni umukinnyi nyine ni umukinnyi kandi hari n'umutoza w'ikipe niba abo ngabo bahabwa ishimwe umuyobozi wa Ferwafa yagiye nk'umuntu uhagarariye Ferwafa nyine federasiyo y'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda ntabwo agahimbaza umukinnyi kazajya guhabwa umukinnyi ntabwo nabaza kuko aba yahawe aya misiyo aba yahawe aya misiyo nicyo nta nubwo ari cyo kibazo nta nubwo ari cyo kibazo icyo yaba yarahawe cyangwa se atarahawe ni akazi ke ariko niba bivuga ngo ni akantu kemerewe abakinnyi ni abakinnyi nyine noneho biba skandale iyo tuvuye muri ibi bibazo byose aya maskandale yabayeho y'abakinnyi bahindura amazina b'abanyamahanga bakoreshwa mu buryo budasobanutse noneho ukajya kubona ukabona wishyize ku rutonde mvuze ngo wishyize ku rutonde nkana kubera ko numvise ko icyakurikiye ari kwitana ba mwana kuvuga ngo nuwanshyizeho ibaruwa ofisiyeri igiye muri minisiteri yandikwa nta abantu baticaye ngo bayikoreho inama bavuge ngo ntuza na nimero ya konte uwo muntu arayagiye arayishakira arayiha ayikubita aho ngaho barasinya barabyohereza ibyo bintu ntabwo byumvikana hari igihe abantu simuzi uwo de Gaulle ntabwo muzi pedo sinamushinja ikiba mu mutima we cyangwa se mu mutwe we ariko umuntu yareba kuri facts yuko ari ibintu bidasobanutse n'agahoma munwa niba uri umuntu ukora akazi urayobora federasiyo irimo amatiku menshi cyane none ikintu bakagombye kuba wikonsantara ni ukuvuga ngo reka reputasiyo mbi iyi federasiyo ifite yagize muri iyi myaka yose njya nkora uko iyo bwavaga kugira ngo bihinduke isura ihinduke ibintu nk'ibi ngibi rero bihita bikwereka ko finalma haba harimo akantu koko ko wa mugani ngo urwishe ya nkari ruracyayirimo nawe kuvuga ko nawe atari mu bantu bakemura ibibazo nawe witakana ibintu kuvuga ngo iyo ajya kuri konte se none ayo mafaranga ntiyayikuyemo ngewe ntekereza ko ese niba ikipe imwe igiye igatsinda agasaba agahimbazamusyi ari umuyobozi wa federasiyo n'indi kipe nigenda aza akagahimbazamusyi n'indi kipe ese ubwo bizagenda gute aba yakemerewe mu gihe noneho atakemerewe akagasaba muri ubwo buryo niba ari ikintu cyagenewe abantu runaka bazwi nta mpamvu y'uko nawe yakwiyongera kuri iyo lisite yavuga ko ari we wishyizeho cyangwa se ko ari undi muntu wamushyizeho atabizi ibyo ngibyo biragoye kubyemera keretse ari umuntu keretse bambwiye ngo ni umuntu washatse kumutega umutego akaba ari nawe wamushyize kuri iyo lisite yarangiza akaba ari nawe utanga iyo baruwa kuko nabwo kuba iyo kominikasiyo ijya kujya mu itangazamakuru uko yakabaye nabyo bikwereka ko hari abantu swati batazi kubika ibanga cyangwa se abantu barambiwe ayo manyanga akaba ebana nibijye hanze bimenyekana ahubwo hari n'ikindi kintu nari ngiye kuvuga hari iki kuba wenda iyi nyandiko y'aba bantu bagomba guhabwa amafaranga yaba yaragiye ikagera muri minisiteri y'umuco na siporo atabizi nabyo umuntu ashobora kubyemera ariko bibaye ari na gutyo bimeze yabigaragaza faiblesse z'ubuyobozi bwaho ngaho ubwo nawe ntacyo yabakora kuba ataramenye urwo rutonde n'ukuntu rugiye koherezwa ni ngombwa cyane ariko umuntu yakwibaza nanone aho ngaho mu gusaba ko gahimbazamusyi yakoresheje birashoboka ko yindi yoba ari undi muntu yayandika ngo yanditswe n'umunyamabanga nshinga hanyuma se insistance yashyize nanone hari uburyo utanga ibaruwa ariko ugashyiraho no kwibutsa yenda mu magambo
ntabwo byaba aricyo cyabaye wenda bikanasembura bakavuga ati ibi ni ibiki biri kuba mu magambo ibarwa barandika bakavuga bati nyuma y'uko twatsinze turasaba kagahimbaza musyi dura amazina y'abantu n'amanimero do konte yabo muzashyiraho ayo mafaranga ngira ngo nta yindi nyandiko iherekeza wenda keretse niyo yabaho yaba ariyo kugaragaza nyine ko muri kwaka y'amafaranga mwatsindiye ariko icyabaye nuko kuri urwo rutonde bahise bandikaho uwo nzamwita Vincent de Gaulle ari ku mwanya wa mbere niyo nimero ariko hari n'undi umwanya wa mbere mu bakirana hari ukuntu bakurikirana akurikiwe ndabifite ahangaha ndabifite na kuba ari ku mwanya wa mbere si nacyo kibazo cyane ikibazo ni ko ari kuri urwo rutonde ntabwo bari kuri urwo rutonde niba ari ikintu cyemererwa akurikiwe na Kagabo Rubega Patrick n'abatoza wenda sinzi abandi bantu bavuze ubwo niko bimeze nyine noneho niba uwo munyamabanga ngo ugira ute nshingwabikorwa cyangwa se niba aribo bafashe iyo initiative ni uvuga ngo effectivement rero mu buyobozi bwabo bafite ikibazo kuko sinumva impamvu umuntu ukungirije yatekereza kugushyira kuri ntuza kuri liste mutarabivuganye nuvuga ngo SWAT aragukunda cyane cyangwa se arakwanga cyane nanone n'ibyo bintu by'amabaruwa ari official nk'ayo ngayo ngira ngo yenda niba yaranayimwandikiye yagomba kuyisinya yenda niba yanditseho PO simbize cyane niba ariwe waje akayisinya kugira ngo yashoboraga wenda ashobora no kuyisinya wenda kuko ashobora kuba ari mu kazi kenshi kandi abantu iyo bakorana mu kazi birumvikana cyangwa atari nawe ntabwo ari cyo kibazo ariko ibarwa ntabwo ipfa kwandikwa ibyo ngibyo ntabwo muri administration batubwira ngo ni umuntu gusa afashe initiative aragenda wenyine yiyandikira ibyo bintu hari inama yabaye ikora urutonde rw'aba bantu hari ibyakoze kugira babone n'aya nimero y'amakonti y'abo bantu n'iki ntibishoboka no reka mbivuga ukundi ntibyakagombye kuba ko yaba atabizi niba atarabizi biragaragaza effectivement ibyo abantu bahora bavuga ko iyo federation iyobewe nabi cyangwa se hari ikibazo mu miyoborere niba ibintu nk'ibyo ngibyo bishobora kubaho njye ntekereza ko umuntu wabikoze ashobora niba koko atarabigizemo uruhare de Gaulle ntekereza ko uwo muntu avuga ko yabikoze yaba yari afite izindi mpamvu zo kumushirishamo wenda kugira ngo agaragare nabi ku rwego rw'igihugu cyangwa n'urwa federasiyo mu ruhando mpuzamahanga yes no kubera ko sintekereza ko niba n'uwo wanditse ibaruwa arabizi neza agahimbaza musyi kemerewe bandi niba atarabishyizeho ku bushake wenda kugira ngo agaragaze ko hari wenda uwo muntu hari ikindi ashaka yaba yarabikoze babyumvikanyeho kuko sintekereza ko nyine ni SWAT yabikoze kuko amukunda cyane cyangwa se kuko amwanga cyane kimwe muri ibyo aho niho ibibazo n'ubundi ibyo bibazo twavugaga biri mu miyoborere bishobora gushingira gusa nyine urumva isura y'iyi federation n'ubundi ikomeje kubwo iragenda yari isanzwe itari na nziza ikomeje yagure ukadi n'ikindi kintu cyewe warugize yishyiraho hari ibintu bigomba kubaho birumvikana ko kwankuraje abakinnyi birumvikana pe kugira ngo bagere batsine nibo bari imbere ni nabo bahesha isura nziza igihugu wowe uri umuyobozi sinza yahembwa ariko ibyo byose ntago ari moindre wari yayo ngayo arenza y'umukino wari yayo ngayo arenze nayo umukino no kutamenya nanone nashaka ntarenga y'umukino kuko wenda turebe nabo hanze abo hanze ibyo byose abakinnyi bahemba menshi cyane kurusha abakoca babo niki ariko hari impamvu yabyo ariko rega mu kazi ahantu hose habaho encouragement z'abakozi ntekereza ko mu bigo byinshi baravuga bati tuzahemba wenda umukozi witwaye neza ku mwaka ku kwezi se cyangwa se wakoze akantu k'indashyikirwa murabizi hari aho ugera ugasanga ifoto y'umuntu bakavuga bati uyu nguyu niwe mukozi w'umwaka akaba ari urugero nk'inyenyeri ngira ngo ni ibya hano kuri kontakiti ariko mushobora kuba mutagikora neza kuko si inyenyeri ntiherutse kumurika noneho nkatekereza ngo niba bavuze ngo mu kigo reka duhembe umukozi witwaye neza
ibyo bihembo bosi agashaka Akavuga ngo kubyifatira ariko cyangwa kubigabana na nawe wa ukiha ibindi ariko ni njye wamuhaye akazi Nanjye. uko aguhaye ni njye wamuhaye icyo akazi ngicyo cyaba ari ikibazo. ni ikibazo gikomeye nyine twakomeje kuvuga ko ari igihe ari ubwo abantu batamenya aho bari cyangwa igihe gikwiye. Ni ukuvuga niba hahembwa abakinnyi uyu munsi ntihagerwaho abayobozi b'ibigo runaka nawe azaba hari iryo shimwe rye nawe azaribona. Ariko niba ari abakinnyi nyine nawe ariko agomba kumva ishimwe rye ribona buri kwezi. Ushobora gusanga atazi no gutera ishoti. ntabwo abantu bagomba batekereza noneho ibyo ngibyo gusa. Ishimwe rye ni uwo mushahara. Ariko hari ikindi ateganyirizwa mu mategeko ni sawa. Ikibazo cyabaye hano ni kubera ko bivugwa ko icyo ngicyo atakyemerewe ko cyari cy'abakinnyi n'abatoza nyirango. indi nkuru perezida wa Uganda ubwo tuvuye mu Rwanda, perezida wa Uganda ni Yoweri Kaguta Museveni yahise yivugira ati ni ntabakora mu biganza ntimuzagire ngo nta kinyabupfura ngira namukotinze natangiye perezida nadakora mu biganza abantu muri rusange. Ibi ngo ntabwo biterwa n'ikinyabupfura gikeya ngo ni ukwirinda icyorezo indwara ya Marburg iherutse kugaragara mu gihugu cya Uganda, nayo indwara ifitanye isano n'icyorezo na Ebola. Ibi yabivuze ubwo basengeraga igihugu kuwa gatatu, ariko n'ejo nagiye ndeba amafoto y'abakuru b'ibihugu bageze hariya n'ejo bundi, nta muntu wigeze asuhuza, nabonaga bagira gutya nta byo gusuhuzanya byari icyubahiro ukaba gitanga abakuru b'ibihugu niko babigenje. niko bose bahura na Ebola bahuriye he bashatse ko abanyarwanda batayanduza. Ariko ngewe ntekereza ko niba koko ari ukwirinda, umukuru w'igihugu agomba gutanga urugero rwiza. Niba bigisha abaturage bakavuga ngo ibintu byo kuramukanya mu biveho, ibintu byo guhoberana, agomba gutanga urugero rwiza akaba ari we bitangiriraho kugira ngo n'andi bavuge bati ariko niba perezida w'igihugu abikora natwe twabikora. Nuko rero babikoze, niya perezida w'igihugu abikora natwe twabikora. ntibaze kumva ibindi bintu byo gusubiza ibyo byose, ariko perezida w'igihugu yakora nabo babikora. ahubwo se nibi perezida kudasuhuza ari akantu uhisanaho. Ushobora kubona perezida yicara muri village urugwiro nawe ukihangugiye ngo kumuhanga impanuro nawe ugiye gufatanya nawe kuyobora u Rwanda no kumuha impanuro. Ubwo waza gukurikirana ukuntu abantu uyu munsi bashatse guha impanuro bitwaje ngo bagiye gutanga impanuro uko biri buze kubagendekera. Ariko gutanga impanuro se ubwo bisaba gukora ku muntu. Ushobora kwidumukiza ngo ibyo perezida yakora ngo nawe wabikora, ugashaka kwigira nk'umuvandimwe we nk'umuntu muri mu kigero kimwe. Kandi perezida se burya hari ahantu aba ahuriye n'abantu basanzwe, erega ahagarariye Imana mu gihugu. Ariko hagati aho twari turi kumwe aho ngaho ugeze Imana na Kayizari batandukanye kabisa. Ubwo arayungirije aratuyobora ku isi kuko turi ku isi, iby'ijuru byihorere. Hanyuma rero hari Imana nayo ikaruta imanza. aho ngaho mwari muntaye muvuze ngo niba perezida ngo abikoze ngo n'undi yabikora, nawe uragaruka ngo hari ushaka kwidumbukiza akajya kumufasha gutanga impanuro. Ibyo bintu bihurira he no ibi bintu nyine twashatse kuvuga. Twashatse kuvuga bavuze yerekwa daravuze ahantu ngo hari abantu ngo bavuga ngo uko yabikora ngo natwe twari ngo reka tubikore, ariko turavuga ati hari ibyo kutigeranyamo n'umukuru w'igihugu. Ariko aho ngaho byari urugero wenda rwo kudasuhuza, kudakora ku muntu. Kumusuhuza Yesu aramusuhuza ariko ntago kumukora. Urwo ni urugero reka mbibabwire. Ngibyo twanabiciye iruhande, ni urugero rubi cyane. Ubwo se uri perezida w'igihugu utangiye kuha abantu urugero rwo kudasuhuzanya, finalement amaherezo azaba yahe? Ngira ngo ikibazo ariko njyewe ku ruhande rumwe ndamushyigikiye kubera ko niba turabizi icyorezo cya Ebola na Marburg byose ibyo twasomye cyangwa n'ibyo abaganga batubwiye bifitanye isano kandi mu rwego rwo kwirinda kuramukanya, kwirinda gukoranaho n'ibindi bintu. Niba rero mu gihugu hamaze kugaragara icyo cyorezo, ni ngombwa ko abantu birinda, hagafatwa ingamba. Muri izo nama rero niba bavuze bati tugomba kwirinda kuramukanya, perezida w'ubwe akavuga ati njyewe kugira ngo mbahe urugero rwiza murebereho
nuko njyewe nta muntu nzasuhuza mu bikorwa byose Ngira ngo bigiye kuba ntabwo ngira ngo ari akazi katangiye kumunanira reka nkubwire umuntu ahubwo nadimira uriya mugore ngo ni ntuza uriya mu presidente Ellen Johnson Sirleaf uriya ni umuntu w'umugabo cyane kubera ko aho Ebola yagaragaye mu gihugu cye ibintu bigacika bamwe mu bayobozi bari muri misiyo hanze banga gutaha abasaza reka nkubabwire niba uri umuyobozi ugomba gutanga example kuko wowe umuyobozi niba utinyisha abantu niho ikibazo cyabaye kuri Ebola kigiye kuza no kuri iyo Mariburu niba ari Mariburu ntuza ni information zitari zo zigenda zikrea panique mu bantu kumva ko ibintu byacitse ko ibintu byakwiye ahantu hose kugeza aho president muri cadre yaho yevolua yabwira abantu ngo ntibasuzanye ibyo wowe rero ugomba gutanga example yuko nubwo bwose iyo ndwara ihari tufite abantu b'inzobere bashoboye akazi barimo kureba uburyo ki bayikontera kugira ngo tuyirinde tugiye gutya na gutya ariko unumvise abantu ko ikibazo kitari aho ngaho kuko ushobora mu kwibaza kuri gukemura ikibazo kimwe no gutanga example ukreya ikindi kibazo rero aho ngaho umuntu yakwibaza yenda ababuza gukoranaho gusuhuza nshaka gusuhuza nta gukozeho birashoboka tugende twibaza ariko tunagana ku mwanzuro reka mubwire ntitubicire iruhande no muri iki gihugu bigeze kubaho ikintu cyo vuga ngo kera umuntu yabonaga abantu bahererekanya agacuma harimo n'agaheha kakozwe mu giti n'ibintu bisanzwe baza kuvuga ngo ibyo bintu ntabwo byujuje ubuziranenge babikuraho bazana bya bintu ariko mu kubikuraho bigize gute bikuyeho ikintu cyari cyiza mu muco hapfuye bangahe se mu gihe babikoraga ubwo bazana nanone kuvuga ngo hapfuye bangahe mu gihe babikoraga ibyo nabyo sinagushyigikira kubera ko ubu ngubu niba batubwira ngo tugomba kunywa amazi atetse ntabwo uzajya kumva wumva abantu baravuga ngo ngo kubera iki ngo twamaze ngo imyaka 100 ngo tunywa amazi ngo yo mu mugezi utemba ngo nta kintu twabaye kubera ko ntago abantu banywaga ayo mazi ari umuco kuko ko ariyo bari bafiteho access ngenda kubwira ikintu cy'umuco abanyarwanda barahoberana ubwenge ngo mureke guhoberana noneho mujye mupeperana kure ubwo hari ikintu mu bumuntu kita gitakara ahubwo umva ikintu je navuga umuco ngo tuwutsimbareho kugira ngo twicire ubuzima twashyigikira umuco ntuhinduke ahubwo icyo dukora ukigisha abantu uti niba wiriwe mu ngendo ukaba ugeze ahantu ugomba gufata amafunguro banza ukarabe intoki zikarabe neza cyane kugira ngo hari ibintu byinshi ube wikingiye ariko ngira ngo wenda izo ni zimwe mu ngamba zafashwe kugira ngo yenda hirindwe iyo ndwara ariko n'ubundi hakenewe izindi ngufu nkuko yenda Ebola ibihugu bigenda bivuga ati dushyire yenda abantu ku mupaka barebe bagenzure naho ngaho niyo Marburg kuko ijya gusa na Ebola hari ibimenyetso byinshi nabonye bihuriyeho nayo bashake nyine izindi ngamba zirenze izo zo uri umukuru w'igihugu cyangwa se umuyobozi tureke no kuvuga umukuru w'igihugu umuyobozi mu byo ushinzwe harimo kurwanya icyo kintu ni ukuvuga ngo guhangana n'ibyo bibazo biza bishobora guhungabanya ubuzima bw'abaturage ushinzwe ariko harimo no kubahumuriza bakababwira ngo nubwo bwose duhuye n'ikibazo gikomeye ariko nta mpamvu yo gupanika murebe uburyo ubu n'ubu kuko ntushobora gutekereza icyo kintu gusa ugomba gutekereza ubuzima muri rusange niyo mubwira ko ibyo utagomba gupfa kuvuga ngo kubera ku mpamvu za sante dufashe icyemezo gishobora kugira izindi konsekansi mu mibanire y'abantu kandi mu by'ukuri ntikinagira icyo gikemura ntago mu kutasuhuzanya kwa perezida aricyo kintu kizatuma iyo Mariburu cyangwa Ebola idakwirakwira ntabwo ari sinyare nziza uba utanze ahubwo burya ngo witangire urwenya ahari njyewe ntekereza ko hari n'igihe abikora kugira ngo abantu bagire ibyo baba bahugiyeho byo kuvuga itangazamakuru ryirengagiza ibindi bibazo biri mu gihugu niko bigenda reka burya umuntu umukuru w'igihugu umuntu w'umuyobozi buri jambo avuga ni ikintu gikomeye cyane uyu mugabo mbanza ari apana Jacob Zuma we yasimbuye
ni Jacob Zuma avuze ko kubirebana na sida ko kugira ngo utandura ngo si ngombwa no kubitindaho cyane ngo umaze kubikora ngo ujye ugahita ufata dushe ugakaraba neza ngo bujya ngo bigukuraho virusi ni ikintu gikomeye cyane kuko umuturage iyo akureba wowe nk'umuyobozi aba azi ko uri umuntu uzi ibintu byose nk'uko umwana aba azi ko umubyeyi azi byose iyo uzi ikintu nk'icyo hari umuturage uvuga ngo burya se bwose kumbe iyo umuntu akarabye bivaho ubuzima bugakomeza ni ngombwa cyane rero iyo agiye kuvuga ikintu nk'icyo ifu kugitekerezaho neza yego mwakoze cyane mwamfura mwe aha ni naho dusoreje ikiganiro burya bwose nshimiye cyane n'abantu yageze amasaha nshimiye cyane n'abantu bose twakomeje kubana muri kiganiro nge nari tukamwe na Leonard nari kumwe na Leokadi Nyirankunzimana na Ryan Manzi ndetse na Dona Iyamuremye mwakoze cyane ariko urabona ko hano harimo kwironda hari Leo no uriya we ntituzi nuko yitwa ni ikimenyimenyi yageze hagati haratsikira abanza gutsikira ngabyumve neza reka tubashimire cyane nawe ikiganiro cyo kizagaruka ku munsi wo kuwa mbere ariko gahunda za Contact FM zirakomeza tubifurize imiteguro myiza ya weekend kanya na makuru n'ibindi biganiro ariko ejo ni imboni tutibagiwe na reg caca umva sahu